nagusenze ntakuriganya, nagusenze ntakubeshya. Ndibuka none umuhungu yopa wigeze ankunda ngambwira ngo ndagukunda, wangeraga yambwiraga ko ndeba nabi. Wewe umuhungu mwari mwagendana n'abo atariko ese wajya ureba gake, wajya ureba neza, uwo muntu yakubwira ngo aragukunda? Hari wigeze kunsohokana arantwara njyana mu gakantine mu biti bikombe bibiri by'amata by'amandazi ane. Amasezerano Imana itanga, yego. Hanyuma amasezerano ntabwo azabibanya uvuka, aba mu rugo rwawe. Muvuge ngo amen. Haleluya. Imana ije gukiza uburwayi. Uwiteka avuganye nanjye ngo hari umuntu wamenetse amatwi, Imana ije gukiza guhera uyu munsi akumva. Ati umugabo nawe afite bana ni igitabo fasi dayimora. Ni Imana ikiranuka muri byose, ivuga ijambo ikariherekeza. Ni Imana ihindura amateka. Haleluya. Ndiye ngo hari ikidendezi cy'abarwayi, imihanda yose igiye kuzaza muri uru rusengero ari mwebwe ije ahangaha, kuko ahangaha hazatsinda abarwayi, ahangaha hazahumukira iminyi. Ese murabyumvisha? Nzaguha umugore mutigeze murebana mu maso, ari wowe ati buriza mu muzungu. Nimba harimo n'inzi Imana rwose ngusabye imbabazi nabateshaga umutwe bacuruza imyenda y'abageni. Yewe tata we, narazaga nkamusanga hareba bya bikanzu uko babingana, nkamumanuza ntimanura ndebe, akamanura yose ntinyereka imikenyero myiza akayinyereka, narangiza nkipima ikanzu ntibingirirweho. Mana ntibingirirweho, ni ikanzu irambereye, nindakwinginze ningusabye ubukwe. Hanyuma yarangiza nacyo nandika nimero zanjye ntituzavugana. Imyaka 3 ikirika njya mbwira abantu, nawe ndeba reba imbaraga mfite mwari, urebe uko ndeye, urebe ijwi mfite. Yego duhure nanyweye urumogi, nakubisemo agacupa, wancika? Abanzi ni bane bose hamwe, abana twavutse kuko nta mugore n'umwe wabuze urubyaro, turabona 283. Hanyuma ndashimira Yesu. Muvuge ngo amen. Iwacu harimo Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Haleluya. Abantu b'inyuma haleluya. Shawe haleluya. Haleluya. Turi mu masaha meza, Imana araduhamagaye. Abantu mwaje, Imana ibahe umugisha. Ndashaka gusoma ijambo ry'Imana nkigera hariya, sibyo rata? ngwino rwose. Aha ngaha ndashaka kwigira hariya. Dusome muri Zaburi. Zaburi ibice byaho 23 umurongo wa mbere. Turi mu masaha ya nyuma, umwigisha nawe mukanya nawe araje gatoya, ariko reka mbabwirire ijambo. Hano mushobora kuba murizi, ariko ijambo ryo ntirimenyerwa, biryoha bisubiyemo kandi biryoha bisangiwe. Niyo mpamvu twicaye ahangaha. Hanyuma ni Zaburi 23 uhera ku murongo wa mbere. Jean Paul, haguruka usome ijambo ry'Imana. 23 umurongo wa mbere. dusome mu izina rya Yesu. Biranditse mu umurongo wa 6. Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena, Yego. andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, Yego. anjyana iruhande rw'amazi adasuma, Yego. asubiza intege mu bugingo bwanjye, Yego. anyobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina rye, naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, Yego. sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza, Yego. untunganiriza neza mu maso y'abanzi banjye, usize amavuta mu mutwe,
igikombe cyanjye kirasesekara ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyuma y'iminsi yose nkiriho nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose amen. Haleluya. Kanigire hano. Haleluya. Amazina yanjye nababwiye ko nitwa Mutima Utuje Ange Byishimo, mvuka kwa Ndengeje Simone na Mukangango Maria, umwana wa karindwi wa mama. Mama tubyaye turi abana 16, turiho turi abana 9. Data yashatse abagore abanzi ni 4. Bose hamwe abana twavutse kuko nta mugore n'umwe wabuze urubyaro turabana 283. Hanyuma ndashimira Yesu, muvuge ngo amen. Iwacu harimo abapadiri, harimo abihaye Imana bitwa ababikira, harimo mayibobo, abasitari, harimo abavugabutumwa nka Byishimo, harimo n'abapasiteri, harimo n'abadiyakoni, harimo n'abajura, harimo n'indaya, harimo abapfumu. Mfite umusaza wanjye w'umupfumu uragura. Amina. Uri byiringiro byanjye Mana ya Aburahamu, uri byiringiro byanjye Mana yera. Byiringiro byanjye Mana ya Aburahamu, uri byiringiro byanjye Mana yera. Uri byiringiro byanjye Mana, uri byiringiro byanjye Mana yera. Uri byiringiro byanjye Mana ya Aburahamu, uri byiringiro byanjye, ibyiringiro by'abanesha, uri byiringiro byanjye Mana yera. uri byiringiro byanjye Mana ya Aburahamu, uri byiringiro byanjye Mana yera. Umugore mugufi ya Bugikara njya ngerageza kwishima kugira ngo ngaragare, nta mushiha ujya umbaho. Nawe reba uko nsa, urebe uko ndeye. Umugabo aratashye asanze mwijimye, hanyuma ngize kuba mugufi, ngize kuba igikara, ngize no kurakara. Ubwo se bizacaye? Kurakara ntibyishura amadeni. Hanyuma rero nitwa Byishimo. Haleluya, haleluya, haleluya. Kandi ibyishimo byanjye bifite ishingiro. Imana yampaye umugabo nanjye nkuze, yampaye umugabo nkuze. Ari umuntu, hari imyaka umuntu ageramo mwere ntaba akivuga imyaka ye. Hanyuma umusore yamubwira ati witwa nde? Nitwa nde? Buriya rero ufite imyaka ingahe? Imyaka se buriya ndashimira Yesu. Hari imyaka umuntu ageramo ntiyibuka aniveriseri, ukajya wisunika gakeya, ukajya mu bapresitinga. Uyu munsi ugapresitinga ko ufite 25, ejo bundi ugapresitinga ko ufite 24. Rero Imana ishimwe, nanjye amujije imyaka 25 kandi uri muri 38. Ni Imana itaturira umuntu. Haleluya. Hano we dukundane, ni ukuri. Ndi umugore utagira ikintu apfa n'Imana n'abantu. Ndi umugore mwiza mu karere ka Bugesera. Ndi mwiza. Haleluya. Imana yampaye ni nziza. Rakinovera imuwase Esteri, Imana imibarusha ubuhanga, Imana imirinda ijambo, Imana irangije Fiona. Imana yampaye abana ntabwo narinzi ko nzabyara. Uzi gushaka ukuze, ugashaka bagutuka, ugashaka bagukwena, warangiza wanajya hari ibintu uba wize. Dusoma ijambo rivuga ngo Uwiteka ni umwungeri wanjye. Haleluya. Uwiteka ni umwungeri wanjye, handagira
bakandagira nimugoroba. Imana ibaragira mu izina rya Yesu. Imana nibarinde gusa tararo. Imana nibarinde gusa, ahubwo Imana ibaragira. Iyo Imana ikuragira gukurikirana, kuko n'indaya irazirinda n'abajurira barinda ntibapfe. Yego, abaca inyuma abagabo babira barinda ntibafatwe, ariko Imana ikuragira atinya. Haleluya! Imana ikuragira igenda uko Imana ishaka. Uzikurinda Mana we, Mana yanjye, Mana yanjye, uranzi cyane, warahabaye, uraturinda muri uyu mujyi, uraturinze, uratugaburira, uratwambika bakeya. Mana yanjye, warahabaye, narakubonye, wankoreye ubukwe, nanjye nshaje, ngirira neza, wampaye umutwaro, nagushimye muri uyu mujyi, mu bagore banini n'abandi bato n'abandi bagufi n'abandi barebare, abafite amazu n'abakodesha. Uzikurinda Mana, uzikurinda Mana we, utanga abahungu n'abakobwa, wampaye abana 15 na 6 na 7 n'umunani 9 na 20, wampaye abana, warahabaye muri Covid, wampaye 2, warahabaye. Yego. Hallelujah. Amen. Ijambo Dawidi yaryanditse ageze ku Yesaya. Haleluya. Bamuhamagaje ngo yarure narye, kuko mubizi amateka, ariko hageze avuga ngo ntabwo uburyo Imana yanduze, uburyo mwanjugunye, uburyo mutanyitayeho. Haleluya. Imana yangiriye neza, Imana yaduhaye agakiza. Yego, yaduhaye agakiza. Njya mbwira abantu, nawe reba imbaraga mfite mwari, urebe uko mbeye, urebe ijwi mfite. Yego, duhure nanyweye urumogi, nakubisemo agacupa, wancika? Bankundora wa mugore we, ngo kubise ngume wayirokoka? Turashimira Imana igizirika kigufi. Imana tuzirikishije kuduha agakiza. Yego, buri muntu udakizwa neza arishuka, aribeshya. Umuziki mwiza uba mu barokore, umuziki mwiza uba mu barokore. Haleluya. Yesu ni byose kumufite, uje wese ni izina twamuhaye ni ryiza. Yesu niwe karuhura, abagore nibaze barebe. Yesu niwe karuhura, abagabo nimuze murebeho. Yesu niwe karuhura, abasore nibaze murebeho. Yesu niwe karuhura. Yesu ni byose kumufite, uje wese wihakana izina twamuhaye ni ryiza. Yesu niwe karuhura. Imana yaraturuhuye Jean Paul, yarakoze Imana yaraturuhuye, twari turi cyane.
ubundi buriya nta kintu kitandiho ntasengeye habe na kimwe. amabere yanjye yaje narasenze Uwiteka. abandi ubwo bagenda Imana ikabaha abagabo, njye narasengaga iti nguhaye Imana ni ubwugamo, yatubereye ubuhungiro, yatubereye ubwugamo. Haleluya. mu muryango wo kwa Ndengeri Simone na Mukangango Mariya ninjye Imana yabanje guhagakiza. mubyeyi nugirirwa ibintu bwo kuza imbere y'Imana ikakubwira karande uzayikubita utayibereye. yego iwacu nta mukobwa wigeze akora ubukwe, ntawe. narasenze Imana irambwira ngo nzaguha umugabo ariko ukuze. abandi bashakaga bafite imyaka 14 n'itanu, Imana ikambwira ngo nzaguha urugo ariko wowe nzaruguha ukuze. no gukura kwanjye mu kibazo nabwo ndasenga. yego muri 24 nari mfite utuntu tw'utubere turi aho ngaho. umuntu utagira amabere wamugirira irari. nase njya mbwira Imana ngo nagusenze nta uryarya, nagusenze ntakuriganya, nagusenze ntakubeshya. ndibuka none umuhungu yope wigeze ankunda ngambwira ngo ndagukunda, wangeraga yambwiraga ko ndeba nabi. wewe umuhungu mwari mwagendana n'uwo atariko ese wajya ureba gake, wajya ureba neza, uwo muntu yakubwira ngo aragukunda. hari uwigeze kunsohokana arantwara njyana mu gakantine muri ibikombe bibiri by'amata njyamandazane nari nzise muduha mu butayu. harangije nyandikira ka message ati wihangane rero nari nshonje kandi ntabo niba kandi buriya rwose Jean Paul mwari ninagusura iwawe mu rugo uzangaburira imirire. wona nasa n'umuntu urya uzangaburira imirire. hagiye usura umuntu wajya akakabona kuzana agakombe yazanye hari ahantu banyise ngo shyiramo bikore. kubera iki? kubera ukuntu akuzana agakombe kangana ubusa akasukamo agacyayi nk'umufuniko, yarangiza dushyiremo utuyiko tumwe tw'isukari bishyiramo bikore. n'ibikore urekera ubwo se njye namenye ikoramo. suka muri mirongo n'inywere cumi inyota umwe ibiryo nirire ntage reka kuntuka ngo wangaburiye kandi wari ikirusho kimwe jya wirira. hasohokanye rero ndirira kandi ubwo njye buriya mbona imvura byigana byahise bishira. witwa nde mutima utuje yanje uvuka wenda hamubwiye hanyuma se none rero bise abura ikindi arenzaho ndagukunda ntiyego kwisi hejuru ibyo hari ikindi warenzaho. hanyuma arangiye ari kumbaza ngo wasute kandi ambera. hanyuma nyuma yawe nubwo yanyandikiye ndiyo yarambwiye ngo ndareba nabi, bukeye ubona waragenda agiye haza undi nawe ndebye yari umusirikare dupfa uko nerekwa. ati sinjya nkunda abakobwa berekwa cyane. ndavuga ngiye gusenga mbwira Imana Imana nzabona n'umugabo nizagenda gute Imana ndayibona isuma yabigenze gute. arambwira ati iranga ngo nigeze muguha ujurira nigeze ngura umugabo. nimbabarira ntabwo narindize. subira inyuma narindi mu butayu Samuduha. subira inyuma mbwira Imana ntuteka nticyakora ndeba neza. yego haleluya. ndumva ibintu byose nari bubabwire. navuze ngo Uwiteka ni umwungeri wanjye. Dawidi yaravuze ngo yandyamishije mu cyanya cy'ubwatsi bubisi. kubera iki? iri jambo yaryanditse ageze iwabo. abarokore bari biriwe babyina bamutegereje ngo bashaka umuntu basukaho amavuta bamuze. Samweli avuga ngo nimushake undi muhungu mwabamugira. avuga ngo karahari gatoya karaho basondetse ariko hageze ngo bamusukaho amavuta biremera. avuga ngo Uwiteka ni umwungeri wanjye ndandyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi ngasubiza intege mu bugingo bwanjye nganyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye. yaravuze ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi kuko ndi kumwe n'Uwiteka. ari ijambo yanditse avuga ngo naho data na mama muri abarokore. haleluya.
yambwiye ngo hari ikidendezi cy'abarwayi, imihanda yose igiye kuzaza muri uru rusengero ari mwebwe ije ahangaha, kuko ahangaha hazakira abarwayi, ahangaha hazahumukira impumyi. ese uyu murabyumvisha? ahangaha ingumba zizahazarira, yego, kuko Imana yo mu ijuru yambwiye ngo muri iri teraniro mugipfukamya, Imana yambwiye ngo itanzemo urubyaro, kuko harimo abantu benshi bazanye umusozi w'ubugumba. Imana irambwira ngo izanye urubyaro muri uyu mwaka. Uwiteka agiye kubereka ikimenyetso cy'ibyiza. amen. Imana mupfukamya yambwiye ngo izanye ikimenyetso cy'akazi. harimo abantu bamaze iminsi ari abashomeri. muvuge ngo amen. Haleluya. Imana yaraturengeye, Imana yaradutabaye. twari turushye tunaremerewe. ubundi irari rigira umuntu wariye, irari rikagira umuntu wanyoye. ntabwo waba ubwiriwe uburaye ngo ugire irari. Haleluya, haleluya, haleluya. muri uyu mujyi wa Kigali Imana yangiriye neza, nawubayemo, nawuzengurutsemo n'amaguru, nawubayemo imyaka myinshi, sengera mu rutusu. Imana ingirira neza, Imana yankoreye ubukwe. wavuze ngo umuntu azana amashimwe y'ibyo Imana yakoze akanganya nabyo. njye n'uyu munsi sindababona angana n'ibyo Imana yankoreye, kuko Imana yankoreye ubukwe nimugoroba. naravuze ngo amafaranga yose abantu bamwerereshe ureka dukure ishimwe. ndavuga ni nahigiye Imana ko nzayiha inka. ewe data we, ni kandi Uwiteka ni ukuri, ni n'umugabo yamaye umugabo, ni ukuri kose mwiza umbereye. ntago wowe yakubera, ni njye abereye, mwiza usobanutse, uvuga icyongereza n'igifaransa, uvuga n'ikinyarwanda, uvuga n'ilingara, naravuze ngo njya mubwira, naramubwira rero sheri atarabona akazi, ndamubwira rero uburyo amasezerano yanjye njyenyine, shaka akazi njye ndya amafaranga yawe, urya amasezerano yanjye. ibintu byose Imana yambwiye niwe ubifite, nta wundi muntu ubifite. ntugatume umuntu akurira amasezerano. mwari amasezerano Imana itanga, yego, hanyuma ayo masezerano ntabwo azaba iwanyu aho uvuka, aba mu rugo rwawe. muvuge ngo amen. Haleluya. Imana ije gukiza uburwayi. Uwiteka yavuganye nanjye ngo hari umuntu wamenetse amatwi, Imana ije gukiza guhera uyu munsi akumva. Imana yambwiye ngo hari umuntu utajya ahumurirwa n'ikintu icyo ari cyo cyose. Uwiteka yambwiye ngo agiye gutaha, uhereye uyu munsi ajya ahumurirwa, azaza gushima Imana ahangaha yuko ahumurirwa. muvuge ngo amen. amen. Uwiteka ni umwungeri wanjye. Haleluya, haleluya, haleluya. ni ukubera Imana, ni ukubera Imana, ni ukubera Imana, ni ukubera Imana. kuba ufite umutware ni ukubera nde, ni ukubera Imana. kuba ufite abana ni ukubera nde, ni ukubera Imana. ikiriza ni ukubera nde, ni ukubera Imana. ni ukubera Imana. ni ukubera abaye ni ukubera, yagize neza ni ukubera, ni ukubera Imana. kuba ufite umukozi ni ukubera nde, ni ukubera Imana. kuba ufite amazu meza ni ukubera nde, ni ukubera Imana. kuba ufite amabere ni ukubera nde, ni ukubera Imana. ni ukubera, ni ukubera Imana. ni ukubera, ni ukubera Imana. kuba ufite amatara ni ukubera nde. ni ukubera Imana. Haleluya, haleluya. amen. Yesu araryoshye. mwari mu bukobwa bwanjye mbivuge,
nseka ndi umwe mu bakobwa nabonye imihango rimwe. Washaka utagira imihango? oya kuvugira Imana neza n'ibyo ikindi rigapfana bene wabo. Ntago washaka umugore utayigira, ariko njye baranshatse. Wa mugabo ntiwamushaka, ariko njye baranshatse. Imana ajyaga imbwira ngo nzakugirira neza, nzagutabara. Yego. Hanyuma umuntu utagira imihango Bana ni igitabo. Fasi gayi dayimora ni Imana ikiranuka muri byose, ivuga ijambo ikariherekeza. Ni Imana ihindura amateka. Haleluya. Mbyaye abahungu n'abakobwa, ni ukuri uzasurure. Hari umushumba umwe nasanze mugisha inama, arangije arambwira ati mwana wanjye humura ntuzabimubwire nawe, nubwo se nabimenya ati ntuzabimenya. Nanjye numvishe Imana ivugana nawe, turi ahantu bita mu ntete. Ntiyego ati numva ivugana ndamye ndavuga ntuzangirira neza Imana. Hanyuma uyu munsi afite abahungu. Nashatse umugore, nzaguha umugore mutigeze murebana mu maso, ari iwabo ati buriza mu muzungu Yesu. Ajya mbwira ati sheri nari nzi yuko nzagukura nko mu Burayi. Yesu we arare gitangaza rwose. ajya mbwira ati naricaye ndindira isezerano ry'Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Umugabo wanjye Imana imuha umugisha ko yanyemeye, abandi bose banyanze. Umuntu kwanga abandi uzi umuntu kwemera abandi barakwanze. Murabona nari umugore mwiza, usa neza. none naranabyibushye, mbere napimaga ibiro 42. Umunsi umwe nasohokanye nawe ahantu, ikimodoka kiramuha ndahirima, arangira ngira inama, arambwira ngo dufate ibi ushyiremo hano, hanyuma ugenda ubifashe mu cyiza azajya kuremerera. Hanyuma ndangije ndasenga, Imana irambwira ngo nzakubyibushya. Haleluya. N'abintu batamurangiye ngo mbyibuhe, ati ugenda umuhibi, ati umunyu umusoromera ibi, nariye n'imboga zitagira umunyu, narwaye diyabete ngo mbyibuhe. Ndashimira Imana. Muri 2015 mbyayemo 5. Imyaka sinanjye mbyayemo 5. Muri covid nabyayemo 2. Imana yaramperekeje ibintu nanjye. Haleluya, haleluya. Ntabwo njya nterwa isoni kuko Imana yangire neza. Haleluya. Kuko njya no kubyara mvuganya n'Imana, kandi ngo genda ndabana nawe, kandi ntihatinde, kandi koko sinjya ntinda kwa muganga. Muganga yamaze kumbyaza ndamubwira hari ikibazo mfite atura, ntinagikoma nkoraho, ntimbere ndeke nitahe, nkatega akamoto ngataha ko mama ntiyageraho, nta mukuru wanjye waza ngaho, ni Imana ibana nawe. Hanyuma ngataha ngasaba umugabo wanjye ahishije igikoma akamatumira. Nta n'umuntu ujya utura kwa muganga, bansura mu rugo, mvugana nabo nimugoroba, nkongera kuhamagara umamagaye amugana nabyaye. Uri wese ndi mu rugo, kuki utambwiye ngo ngwerekeze nihave? Ntabwo wabishobora. Kugendana na Yesu ni ibanga rihambaye, ibanga shawe mwanezerewe Imana ko hari ibintu Imana irimo gucagagura. Haleluya. Babyeyi mwanezerewe Imana. Uzi intwari itenti wacu ntabwo ngo mfite ubukwe, nta nubwo babyemeraga. Mama yankoreye ubukwe bwiza, abantu bo mu mujyi hariya bacuruza, nimba harimo n'inzi, Imana rwose ngusabye imbabazi, nabateshaga umutwe. Bacuruza imyenda y'abageni, yewe tata we, narazaga nkamusanga hareba bya bikanzu uko biba bingana, nkamumanuza ntimanura ndebe
akamanura yose, ninyereka imikenyero myiza akayinyereka, narangiza nkipima ikanzu, ntibingirirweho Mana, ntibingirirweho, ni ikanzu irambereye, nindakwinginze ningusabye ubukwe. Hanyuma yarangiza nacyo nandika nimero zanjye, ntituzavugana, imyaka 3 ikirika, 10 ikirika, nkazasubira ahandi n'iteka, nkongera nkamumanuza byose akanandika mu ikayi. Utaye umunsi umwe Imana irambwira ngo yarabikoze, kandi yarabikoze. Haleluya. Uwiteka ni umwungeri wanjye sinzakena, andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi. Yesaya yanditsemo ngo Uwiteka ngo ni umunara muremure, ngo umukiranutsi ngahengera n'agakuru. Haleluya, haleluya. Nasomye ijambo ryambwira ngo Uwiteka ngo niwe bwugamo bwanjye, ngo kandi yambereye umutaka ngo imvura yaguye. Haleluya. Imana ishimwe ko ari Imana ijya ibera umuntu ubwugamo. Haleluya. Uzikurinda Mama, warahabaye, narakubonye, narakubonye, uzikurinda Mama, uzikurinda narakubonye, uzikurinda uzikurinda kababwira kandi Imana yanyujije uburake, nkagenda nkavuga nkumva, bahinduze maze kubyara umwana umwe, bandaga ibintu, nanirwa kugenda, nanirwa kumva, nanirwa kuvuga. Ngo kera umutambyi niwe wageraga hera, ntabwo akagenda afite umugozi mu kuguru, n'inzogera yagerayo yatejejwe, ubwo akagwaho agatinda kugerayo bakamukora. Yesu arareba sanga ibyo ngibyo bitazashoboka, maze aramanuka. Yesu yaramanutse ageze ikuzimu, Satani akimubona maze acinya akadeha ati ndashyize ndakubonye. Yesu aramubwira tumva Satani, mwijuru hose ubutwari ni bwanjye, mwisi nawe ubutwari ni bwanjye, ntabwo nje ngo tubane, nje muri misiyo. Haramufata haramuboha, aramuboha amwambura imfunguza, kingurira bera yari yaraheranye, maze arazamurwa asiga atubwiye ngiye ko data ngiye gutegura, kandi aho ngiye aho niho muzaba. Ntangiye gufashwa kadusenge, nari ndi ku ijambo rivuga ngo Uwiteka ni umwungeri wanjye sinzakena, andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, ansubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka. Haleluya. Dufite Imana itabara abayo, iyo dusenga iratwumva. Dufite Imana itabara abayo, iyo dusenga iratwumva. Dufite Imana itabara abera, iyo dusenga iratwumva. Dufite Imana itabara abayo, iyo dusenga. Dufite Imana itabara abera, itabara abagore. Dufite Imana itabara abakobwa, iyo dusenze iratwumva. Dufite Imana itabara abayo, iyo dusenga iratwumva. dufite Imana itabara abatware, dufite Imana itabara abasore, dufite Imana itabara abakobwa, iyo dusenze iratwumva. Dufite Imana iyo dusenga iratwumva, iyo dusenga iratwumva, iyo dusenga iratwumva, iyo dusenga iratwumva, iyo dusenga kuwa kabiri iyo dusenga, kuwa gatatu iyo dusenga, iyo dusenga kuwa kane iyo dusenga iratwumva, iyo dusenga kuwa gatanu iyo dusenga, iyo dusenga ku iratwumva. cyumweru
iyo dusenga iyo dusenga Imana iyo dusenga iyo dusenga mu bacuranzi iyo basenga iyo dusenga ifasi bitakoze bone sura sikita eni kota destina iyo dusenga naduka dusenga ninde nzabibabwira nyuma kadusenge iyo dusenga Imana irumva icyambere nagugiye sawa icyakabiri icyambere urikurikirana imyaka ibihumbi icyambere nagugiye sawa icyakabiri imbabazi icyambere nagugiye sawa icyakabiri imbabazi ijambo wivugire ubwawe kurikirana imyaka ibihumbi uri Mana yacu uri Mana yacu uri uzahora uri uzahora uri uzahora cyambere icyambere nagugiye sawa icyakabiri tabara bera icyagatatu tabara bawe icyakane subiza abantu icyagatanu iraturengera icyambere itanga urubyaro icyakabiri gukiza indwara icyagatatu ikorera abantu ubukwe icyagatanu iraturengera icyambere Imana itanga amazu icyakabiri igaburira abantu icyagatatu itanga ibyo yavuze Imana icyagatatu ijambo rivuga irikurikirana imyaka ibihumbi icyambere Imana iraturengera icyakabiri ivugana natwe icyagatatu iratugaburira icyakane iradutabara ni Imana itanga abahungu ni Imana itanga abakobwa ni Imana itanga abatware ni Imana itanga ubuzima ni Imana itanga agakiza ni Imana igira icyiza karande turagushimira Mana uzishaza Yesu ni wamamare ntabwo ujubesha uri uwera ntabwo ujubesha uvuga ijambo ukarikurikirana wavuganye natwe ibikomeye ntabwo twumvaga ko byashoboka ariko byarasade bone fasi mora ntabwo sindikita nanjye ndi umwe mu bagore bavuga ko imirimo ikora itangaje turaguhimbaje muri iri teraniro tugakomera amashyi kugura Imana tugukirije impundu ni izawe Uwiteka ushyirwe hejuru kuko uri Imana ivugana natwe kandi ibyo uvuze ukabisohoza reka abagore bo muri iri teraniro batere hakuya bose rimwe kabiri gatatu haleluya haleluya rimwe kabiri gatatu haleluya reka twese dutere haleluya gatatu niturangiza dukora imishyi ya sipesiyali rimwe kabiri gatatu haleluya yakoze nigeza kora ushimwe ni mwaka wa gatatu
ibyo yakoze ibyiza akora bishimye. kandi hambwe icyubahiro.